nzarira amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso nanyambika ikamba ry'ubugingo sinziyumanganya nzarira ibyishimo. Hanyuma umuntu aribaza wakwitabira igitaramo cya Guma Guma kiriya kiba kirimo n'inzoga abantu banywa n'inzoga cyane ubwo butumire buje wabwitabira? Oya ntabwo nabwitabira. Ntabwo ari muri Guma Guma washyingirwa n'umuntu utari umu ADEPR. Reka duhere kuri A yacyo adakijijwe. Nyine udakijijwe ntabwo twabana ntabwo twahuza. Ariko se umuntu utari umu ADEPR yakijijwe ashobora kuba ari ni mu yindi torero cyangwa se mu rindi dini tugahuza kuko ntabwo Imana yaje gusezeranya ADEPR ADEPR ku ADEPR mu restoration ku restoration. The ZOOM TV24. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye ntabwo dutinda utarakanda subscribe na akamenyetso k'umutuku kugira ngo video zizajye zikugeraho mu buryo bwihuse. Nitwa Dany Niba ndi kumwe n'umukozi w'Imana Dany Mutabazi. Yego murakoze. Kukwita umukozi w'Imana hari ikibazo se? Oya nta kibazo ahubwo nibyo byiza. Hanyuma ku myaka yawe we ungana utyo uri umusore ngira ngo wenda ntabwo ari benshi umuntu agera muri iyi myaka ari umukristo. Yego. Kuba uri umukristo ntangiye kuvuga ngo bivugwa kuri umukristo ariko nekeza kuri umukristo niko bimeze. Hanyuma ukiri n'umusore ntekereza ko uri umuntu ugenda wigengeseye weho ubiha agaciro kangana iki? Mbiha agaciro gakomeye ariko nanone nkavuga nti si imbaraga zanjye ahubwo n'iz'Imana zimfata kuko njyewe nta mbaraga mfite zandinda njye ubwanjye ahubwo amasengesho dusenga umunsi ku munsi ndetse no kwegerana n'Imana umunsi ku munsi nibyo bigenda bitubungabunga ugasanga umuntu aramiye muri ubwo busore atandavuye atari uko hatari ibimuhiga ahubwo ari ukubera imbaraga z'Imana zimurinda. Dany Mutabazi uri umuhanzi hanyuma nkunda kwibaza kubera iki wahisemo kuririmba gospel? Ni ukuvuga ngo nuko nakuze ari bwo buzima ndimo kubera n'ababyeyi kuba barasengaga naba ndi muri Sunday school urumva buri hafi cyane ya za ndirimbo ziramya zikanahimbaza Imana. Noneho rero najya muri secondaire nkajya mu makorari rero usanga ni ibintu negereye cyane ntihagira ikindi kintu kinkurura usanga noneho rero uko navaga mu cyiciro njya mu kindi nibyo nisangagamo. Rero nza gufata umwanzuro kubera ko najyaga naririmba muri secondaire nkaririmba ariko ntarasohora indirimbo ibyo narakomeje kubigirira ishyaka rero kubera ibyo nahoragamo kenshi bihita binyafekta. Hanyuma umuntu kubusenga cyangwa se uri umuhanzi wa gospel n'ibiki hano hanze uvuga ati ibi birabindinda kubera ko nduye? Navuga ko kuba ndi umukozi w'Imana cyangwa se mvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo buriya hari ibyo ngenziririza hari n'uburyo ngomba kugenda kugira ngo ubutumwa ntanga bugire impact nziza kubera ko urabizi hari igihe abantu baba bibaza uyu muntu ukavuga ubutumwa ubu n'ubu wese agerageza kwitwara nk'uko ubutumwa atanga bumeze. Rero ubutumwa ntanga ngiye buntegetse nta nubwo bunsaba nta nubwo bunyinginga buntegetse kwitwara neza muri societe buntegetse kugira discipline kugira comportement nziza muri public kugira ngo ubwa butumwa ntanga kubera ko ari ubukururura abantu cyangwa se buhamagarira abantu mu guhinduka bihita binsaba kugendera nanjye mu murongo mwiza kugira ngo ubutumwa ntaranamara kuririmba. Hanyuma umuntu yumvishe ari kuri muri iryo jwi kuryivuga amashaka kuvuga ati ariko ashobora kuba atari Dany Mutabazi ndatuzi turajya wenda tukoreremo gato ya mu muhogo hanyuma ngewe by'umwihariko uze kundirimbiraho gato ku marira y'ibyishimo niba wenda bigukundira. Ubwo ndaza kuririmba mbere kuyo bazi hera kuyo bazi. Okay, hari yitwa Karuvari ni abantu benshi banziho. Yewe Karuvari yewe Karuvari wamenetse w'amaraso ntabwo nza kwibagirwa. Ni Karuvari hanyuma ku marira y'ibyishimo yanjye nyine. Amarira y'ibyishimo ni indirimbo ya audio ariko amashusho yayo yararangiye ikaba nayo irabageraho nko mu byumweru bitatu irabisohotse. agace gato nzarira
amarira y'ibyishimo nimbona Yesu amaso ku maso nanyambika ikamba ry'ubugingo sinziyumanganya nzarira y'ibyishimo. Hanyuma Dany Mutabazi bigutwara igihe kingana iki ngo wandike indirimbo ibirangiye? Buriya nta n'igihe bintwara kubera ko ni n'ibintu bintungura. Ntabwo njya mfata umwanya mvuga ngo ngiye guhimba indirimbo, ngiye kwandika indirimbo, ahubwo usanga kenshi nshobora kuva nka muri interview nka gutya, narangiza nkagenda natega, ugasanga nka inspiration ihisize bitewe wenda n'umuntu twaganiriye, ugasanga hari topic twavuzeho cyangwa se n'indi mu masengesho ugasanga hari ijambo bigishije wenda nk'ahantu narindi nkumva rinkozeho, noneho uko ryamfashije nkagenda ndi muri ya mood ya message yatanzwe wenda n'umupasteri, noneho bigahita bizana na melody rero mu busizi cyangwa se mu mpano mfite yo kwandika cyangwa yo guhimba, ugasanga bise bizana kuko akenshi ngiye melody zana n'amagambo. Ntabwo njya mfata umwanya ngo nandike indirimbo, birazana ahubwo ikintu mpita nkora mfata telefone nkakora kuri recorder, noneho ubundi nkakomeza nzishira muri telefone. Hanyuma tugaruke muri bwa buzima bwawe. Sinzi wenda niba warigeze uba mu buzima aho warubanye n'abantu badakijijwe kuko bikunda kubaho. Hanyuma maze gufata umwanzuro wo kuvuga ati ngewe wenda namanje kuvuga ko ntabizi niba wabaye muri ubwo buzima. Abantu mwabanaga groupe mwabanaga wenda y'abantu wenda mutarabarokore kimwe wenda n'urugero babyakiriye bati muracyabana muracyari kumwe muratemberana, nibavuga ati wenda ni wa murokore w'imitobe cyangwa kugahiye biba bimeze gute? Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu aba ari inshuti yawe wenda atajya mu rusengero atagize, ariko imico ye atari na mibi cyangwa se nta kintu agutwaye. Rero hari igihe inshuti zose uzagira atari zo mu rusengero, kuko tuba twarabaye nko mu bigo by'amashuri ugasanga umuntu mwicarana ntajya mu rusengero, ntaba muri korari, ntagize ibiki, ariko ugasanga muri inshuti, ugasanga murasangira, ugasanga murahuje. Rero navuga ko nta gihe runaka nabayemo hari abantu turi kumwe nkavuga nti ndabahunze cyangwa se mba nitandukanije nabo kubera wenda imico runaka imwe n'imwe bafite, nkaba wenda njye nyiretse. Oya, ni ukuvuga ngo njye namye n'ubundi ndi mu murimo w'Imana, nsenga, ngira bimwe nirinda, kandi nka Imana ikanamfasha nkabibasha. Ariko nko kuva kuri communauté runaka navuga ko turahamagarana, turavugana, wenda tugatandukanywa naho buri muntu ari, kuko usanga n'ubu cyase n'icyo gihe iyo twahuraga mu ishuri, navaga mu ishuri bakajya mu byabo nkajya mu rusengero, ariko hari ahantu turi buhurire. N'ubu rero hari igihe duhurira mu birori bisanzwe biba anniversaire kandi badakijijwe, none tugatandukanywa nuko bari bugiye wenda mu bikorwa byabo, nanjye nkajya wenda mu rusengero. Hanyuma Dany Mutabazi, umuntu wenda reka dukomeze dukoresha iryo jambo, wenda umuntu udakijijwe, umuntu uri mu byaha w'urubyiruko, we nka wenda uvuga ko wabonye cyangwa se wanasogongeye na n'ubu cyumva ku mahirwe yo kuba uri mu nzu y'Imana, uri umukozi w'Imana, wumva ari ihe nama wamugira? Ni iki cyatuma ushishikariza umuntu wo kuvuga ngo ukwiriye wenda gusenga Imana no kuyizera kubera ko izagukura ahantu naha? Kubera hari abantu babibere hari abarakari bavuga ati ngewe nuko ubuzima mbayo, yarangiza akabumya ati sindi nicyo wambwira Mana. Buriya kuri icyo mbajije navuga ko hari position ubamo, nubwo waba utari umukozi w'Imana, nubwo utavuga ngo kuko utari umukozi w'Imana ngo nta nyungu wenda ngo uzabona zo mu murimo w'Imana, ariko nabonye kugira ubuhamya bwiza muri public cyangwa se muri societe runaka, nabonye bigira impact nziza, kubera ko ku rugero rutoya nk'iyo umuntu agendera mu nzira zitari nziza, nubwo tutareba ngo mu murimo w'Imana ngo hari ingororano ngo azabona, umuntu ugendera mu nzira zitari nziza akenshi mbona hari n'ingaruka bijya bimugiraho. Ashobora kunywa agasinda, agakora ikintu yatagakoze ubundi atasinze, yashobora kugwa mu cyaha. Sinagenda mbirondora, ariko hari ibyaha umuntu akora cyangwa se abamo bikamugiraho ingaruka mbi ku buzima bwe, tutagendereye no kuvuga ngo umurimo w'Imana.
ugasanga bimugizeho ingaruka mbi. Hanyuma Dany Mutabazi, ku bigendanye na album byo bihagaze gute? Album navuga ko hashize ukwezi hafi n'igice ndonshinze album yanjye ya mbere ya Karuvali. Abantu benshi amashusho yayo barayabonye, ariko yari iri kumwe n'indi ndirimbo imwe, zari indirimbo ebyiri z'amashusho nari mfite kuva nko mu myaka 3 ishize, ariko ubu hashize ukwezi n'igice ndangije none album yose ifatanye n'izo ndirimbo zari zimaze imyaka 3 ari video. Bivuze ko andi ma audio yose yagiye azikurikira atarakoze yose narayakoze, ku buryo ubu mfite album iri hanze, iri kuri YouTube channel yanjye Dany Mutabazi official. Ugiyeho wabona iyi album yose, indirimbo zigera muri 7 z'amashusho zigaragara. Rero abantu bajyaho bakazumva zikabafasha. Ikindi indirimbo ndirimbyeho yitwa Amarira y'ibyishimo, ni indirimbo amashusho yayo yararangiye, nayo iri hafi, ubwo izaba iri kuri next album. Hanyuma umuntu aribaza, wakwitabira igitaramo cya Guma Guma kiriya kiba kirimo n'inzoga, abantu banywa n'inzoga cyane, ubwo butumire buje wabwitabira? Ntabwo nabwitabira. Ntabwo ari muri Guma Guma. Kubera iki bo mutarema muri Guma Guma? Kandi wenda ku giti cyane niho haba hari abantu ntibanyumve nabi, niho navuga ko wenda haba hari abapagani benshi bakeneye kubwirizwa. Kuko niba nifashije nk'ijambo wenda sinzi niba ntagiye kurigoreka, ariko abantu Yesu yavuze ko abazima atari bo bakeneye umuti, ahubwo abarwayi aribo bakeneye umuti. Kubera ikitarimba muri Guma Guma ngo iyo mitima yaho ihabohokera. Birashoboka ko hari uwaharirimba, kubera ko level y'imitekerereze yiwe cyangwa se n'ahakumba kuba hari hejuru wenda kundusha. Ubwo njye navuga ko ku kigero cyanjye ntabwo ndagera kuri iyo mitekerereze cyangwa se kuri iyo capacity yo kuba nagera, atari uko nacira urubanza ku wagiyeyo cyangwa se ku wajyayo, ariko njye ntabwo ndagera kuri iyo stage. Sinzi niba nzanayigeraho, ariko ntabwo ndagera kuri urwo rwego rwo kuba naririmba. Mbese muri Guma Guma n'ahantu ntabwo ari ahantu hawe? Isahanjye. Muri Iwacu festival waharirimba wenda igitaramo kindi gihuza abantu barimo abasekira, kirimo n'abantu baje biyambare wenda uko babonye, ariko wenda kitarimo inzoga, cyo wakiririmbamo? Buriya biterwa n'uburyo ibintu bipanze, kuko aho turirimba hose siduhamye yuko haba hari abantu bose bari ku rugero rwiza ruhagije. Hari uwaza afite imico runaka akaza no mu rusengero karuririmbamo, rero akaza wenda yavuye no muri ako kabari, ntabwo wamusohora mu rusengero ngo reka musohore ndirimbire ngo abitwa ko bagize wenda bagaragara yuko bakijijwe, kuko nanone ntabwo turirimbira abantu ngo bo mu rusengero ngo bakijijwe, kuko n'ubundi tuvuga ubutumwa kugira ngo uri muri za ngeso zitari nziza ahinduke, cyangwa se ufite intimba, ufite agahinda abashe gutunga ibyishimo biturutse mu magambo Yesu Kristo aba yaduhaye. Rero navuga ko kuri icyo kintu mbajije, ahantu naharirimba bitewe nuko mbona umutima wanjye unyuzwe no kuharirimba, nanone ariko bitewe n'uburyo nahize, kuko ahantu hose ntabwo umuntu yaharirimba. Umuntu arabanza akiga akaba ati se ko ari mu gisagara runaka iki n'iki naharirimba bitewe n'iki. Rero no kuvuga ngo rero mba mfite setting yanjye bitewe n'uburyo ngewe nahagurutse, wenda mfite intego runaka. Rero ubwo mba mfite ibintu ngenderaho, kimwe nuko nuntumiye mu rusengero ngira ibyo ngenderaho. Ntabwo bantumira mu rusengero gusa ngo mu gitondo ngo ngwino uririmbe ngo mpite nza. Biba bigira protocole kubisengera, ikindi kureba niba bande yanjye izaboneka, byose ndabireba. Hanyuma nakabazo k'amatsiko, utekereza iki ubu hari ibigendanye n'ubuhanuzi wenda dukunda kubona, sinzi we ntabwo uko bisa kose ntabwo uri umuhanuzi, ariko uhanura mu bundi buryo. Hari inyigisho duhora tubona yaba ku mateleviziyo mu Rwanda, naho natangiye kubona bihari, ariko cyane muri Afurika y'Epfo, muri za Kenya, aho abantu bahanurira abantu babakubita hano, umugore paka ngo yataguye hasi ntabwo bamubwira icyo Imana imuvuzeho. Inyigisho ushobora no kubona mu buzima wenda busanzwe cyangwa se ubuhanuzi ngo ni deliverance, bishobora no gukomeretsa umuntu, wenda ushobora kuntura harakwibuye wenda utabiteguye. Wowe bivuga iki? Buriya koko niyo deliverance ya nyayo? Ni kuvuga ngo bariya ni uburyo bakoresha runaka, mu buryo twakwita ko ari ivugabutumwa cyangwa se mu gukorera Imana, basa nkaho hari ibitangaza bakoreshejwe n'Imana, ariko njye simbirivinga muri buriya buryo, kuko
ntabwo iryo teraniro kimwe nuko utabinkorera ngo byemere. Rero ngiye kuri njyewe sinacira urubanza ababikora, ariko njyewe ntabwo uriya mwuka nawukoreramo wo kwikubita hasi, ntabwo nawukoreramo. Hanyuma Dany Mutabazi, mu gakiza kawe ukuze nta muntu angiye gukoresha ijambo, reka nkoresha ijambo abisi bakunda gukoresha, ati nta muntu uragufatiraho imyuka ngo guhanurira ibintu bitari byo, unamurebe mu kwizera kwavuga ati ibyo bintu birahabanye. Muri buhanuzi hari ukuntu abantu babufata, kuko ubuhanuzi ni ikintu uba utegereje kizaba. Rero keretse ahubwo wakubwira ikintu azi ko akubwiye icy'ukuri ku buzima bwawe, akubwira aguhamiriza ko kiriho kandi utakiziho, ni wita upresiza ngo amvangiriweho. Abo nk'umuntu ushobora kukubwira ngo tuvuge niba uri umusore agahita akubwira ati mbonye uzabyara abana 2, abahungu 2 n'abakobwa 3. Ibyo bintu ntabwo uhita uvuga ngo hoye, kuko ntuba ubizi, biba bishobora ko bizaba cyane ibibi nkuko byari ishashi cy'asekuru. Rero ntago ako kanya uhita uvuga ngo ambwiye ibitari byo, kimwe nuko ibyo tuba twarabwiwe byose ntago biba bivuze yuko ari byo. Ariko nanone nta gipimo ako kanya uba ufite ngo uyu muhanuzi ambwije ukuri, kuko ashobora kuba yihangishijweho, ntaba akubwiye ikintu kizima. Rero iyo myuka yombi irakorana. Ahubwo icyambere ni ukumenya ngo ni ukudatwarwa n'uwo mwuka, kuko hari umuntu babwira ngo ubonye promotion mu kazi, none agahita yizerera muri icyo kintu, ntakore ikindi kintu, ntajye gushakisha nyine agahita agenda ati umuhanuzi yavuze. Ariko twibuke yuko n'abahanuzi bavangirwa, abahanuzi baravangirwa, akaba yakubwira ibintu atanumvishe, nta n'umwuka w'Imana wamugaragayeho, agapfa kubivuga. Rero ntabwo ibintu byose uhita wakira wowe gusa, ahubwo urabyumva ukavuga ati Mana ndabyakiriye, nibiba nzashima. Ariko nawe ntabwo uhita utwarwa burundu, uhita wumva ko nibitaba ibintu bizacika. Uri mu ADEPR niba ntibeshye? Niwe. Bikubayeho ugasanga umukobwa udakijijwe aragukunda, arakubwira ati tubane, ibyo bintu umukobwa udakijijwe na n'urugero aho mwita ko adakijijwe, ndasimbizi niba adasengera muri ADEPR, ariko reka dufate udakijijwe, ubwo barakore baraza kumwumva nta kundi. Akaba cyangwa umuntu aganura ko yewe ukanabyerekwa kandi ubona ko adakijijwe, ataba no muri iryo dini rya ADEPR, wabana nawe? Washyingirwa n'umuntu utari mu ADEPR? Reka duhere kuri A yacyo. Adakijijwe nyine, adakijijwe ntabwo twabana, ntabwo twahuza. Ariko se umuntu utari mu ADEPR akijijwe wenda gukizwa nabwo sinzi, wenda kubipima abonye ko nabyo bitoroshye. Ashobora kuba ari ni mu yindi torero cyangwa se mu yindi dini, tugahuza, kuko ntabwo Imana yaje gusezeranya aba-ADEPR, umu-ADEPR ku mu-ADEPR, umu-restoration ku mu-restoration. Oya, umu-restoration ashobora kwimariya n'umu-ADEPR, birashoboka cyane. Nje nta murongo nashyizeho ngo nibitagenda gutya, no kuvuga ngo umuntu Imana yapanze aho azaturuka hose, kuko buri dini ryose ririmo umugeni. Rero ntago wa blaming itorero runaka ngo iri niri ngo sinarishakamo kubera iyi mpamvu ni. Hanyuma wenda kuri icyo nubwo nkubwiye nicyo kibazo cya nyuma gise kinjyana kandi kabazo gato, utekereza iki kuba wowe nk'umwaDEPR ushobora gutaha ubukwe bw'umudive, wahagaruka yenda muri korali uyirimbamo akaguhagarika? Ko nakunze kujya mbibona kera muri za ADEPR za mbere, niba ariko bimeze simbizi, abantu ubu byarasirimutse, kuko turanabambarira, tudasengana, turabatwerera, tukicara mu bukwe, even tunaririmbayo, nta mipaka. Ivugabutumwa nta mupaka, no kuvuga ngo umurimo w'Imana aho ubona ari ngombwa ukenewe kugira ngo ube wavuga ubutumwa, urabuvuga nta kibazo. Hanyuma dusoza, bagukurikiye, abagukunda, bakozi b'Imana cyangwa se n'abandi bakunda ibihangano byawe, urababwira iki? Nababwira gukomeza kunshyigikira, kumpa ibitekerezo, ikindi support yariyo yose kuyimpa kugira ngo mbashe kwavansa cyane, ngere ku bindi byinshi. Aho ngeze navuga ko ari ntago hari hejuru cyane, ariko sino hasi cyane, ariko hari n'ahandi henshi nshaka kugera. Rero haba hari ibitekerezo, support itandukanye,
inama ibyo bifuza batwifuzaho kuko hari ibitekerezo byinshi twagiye tubona kandi twabishyira mu bikorwa bikatugirira umumaro kandi biba byaturutse mu bantu bagiye badukurikira nka gutya rero navuga nti abantu bakomeze badushyigikire ikindi bankurikira kuri Facebook yanjye ni Mutabazi Dany cyangwa se Instagram ni Dany Mutabazi cyangwa se ukajya kuri YouTube channel yanjye ni Dany Mutabazi official hariho izindi ndirimbo zose album yanjye yose n'izindi projet mfite imbere niho muzajya muzibona. Tumushimire cyane Dany Mutabazi ariko kuri icyo cya YouTube gato yambabwire ko nanjye nagiye mbona YouTube nyinshi zanditseho Dany Mutabazi bigaragaye ko ari abantu wenda bagiye baprodinga bakabyitirira niyo mpamvu hagiyeho official mugende murebe kuri YouTube ye Dany Mutabazi official mukore share cyane no gusharinga indirimbo ikindi mukanazumva mugakora na subscribe akamenyetso k'umutuku karaho kagakanda warangiza ugakanda n'inzogera hitiza bwo kugira ngo video wazajya ashyiraho zageze kugera mu buryo bwa notification ikindi kandi buri mbabwire akiraha uragenda indirimbo wifiteho uburenganzira ukayidownloadinga mara kuidownloadinga ugakuramo akantu k'amasegonda 30 kajya gashyira kuri stat cyangwa kakohereza abantu akantu kagufasha kugira ngo nabo barusheho kuryoherwa. My name is Didas. Keep watching, keep subscribing. The ZOOM TV24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze. Urwenya nabyenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.